Satani azwiho cyane kuroga imitima y'abakristo. Benshi bariye uburozi bwo kutizerana, gusharira, umujinya n'uburakari, kugambana, kutaganduka, ubwo ni uburozi bwa Satani, no kuvangirwa. Kurega ibinyoma ni bumwe mu burozi bworoshye gushyira mu mitima y'abakristo. Abantu benshi batakaza ubuziranenge kubera ko Satani aba yajugunye ubumara bwe mu mitima yabo. Iyo uhuye n'abantu bababajwe cyane n'ibintu nk'ibi, baba igitondo cyiza, nshuti bene data, ndabasuhuje cyane mu izina rya Yesu Kristo. Mwebwe mukunda mukanakurikira Impandanyuma TV, muraho neza. Rero turabashimira yuko mubana natwe umunsi ku wundi, kandi wowe ujya ufungura ibiganiro byacu ukabidukurikira. Imana iguhe umugisha, Imana ibagirire neza. Turimo gusoma igitabo cyanditswe n'umwanditsi Dag Heward Mills cyitwa ngo Menya abanzi bawe batagaragara kandi ubaneshe. Kigaragara nuko dufite abanzi mu buzima bwacu, cyane cyane nk'abamenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko nanone nk'ikiremwa muntu wowe uriho, waba uri umukristo cyangwa utazi urusengero, abo banzi barakurwanya uko bukeye n'uko bwije. Igice cya mbere rero twaragisomye, reka tuvuge ku gice cya kabiri. Imana ibahe umugisha. Wowe ukanze kuri ino video, Imana iguhe umugisha kandi witeka bushyigike. Niba utarakora subscribe uyikore, dukomeze tubane. Imana ibahe umugisha aho muherereye hose ku isi. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, kandi uwiteka abane namwe. Turabakunda cyane. Reka tubagezeho igice cya kabiri, turi kumwe kandi mukomeze kubana natwe. Igice cya kabiri kiravuga ngo imirimo 10 y'abadayimoni bakurwanya. Kuko nugururiwe irembo rinini rijya mu mirimo ikomeye, kandi abandwanya bakaba benshi. Iryo jambo ryanditse mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 16 n'umurongo w'9. Nta muhamagaro ubaho utarwanijwe. Nta murimo cyangwa umuhamagaro ubaho utarwanijwe. Imana niguhamagara uzarwanywa n'abadayimoni. Satani azakurwanya, kuko niyo mpamvu yonyine itumye ariho. Buri muhamagaro wose ukomeye urarwanywa cyane. Bivuze ngo niba uri mu muhamagaro, niba ufite ibintu ukora bifite aho bihuriye n'Imana, bifite aho bishobora gukiza ubugingo bw'abantu, byanze bikunze ugombe ubone intambara zikurwanya. Umwanditsi yakomeje agira ati, kuko nugururiwe irembo rinini rijya mu mirimo ikomeye, kandi abandwanya bakaba ari benshi. Uyu ni Paulo wandikiraga Abakorinto ababwira aya magambo, kuko nawe yagiye agira intambara nyinshi ziturutse mu banyamahanga, ziturutse muri bene wabo, ariko Imana yabanye nawe. Igihe Mose yahamagarwaga kugira ngo abohore Abisiraheli, yarwanyijwe cyane na Farawo. Farawo ni ishusho ya Satani udashobora kwemera abantu b'Imana ko bagenda. Farawo ahagarariye Satani udakunda ko abantu bakorera Imana. Abana b'abahungu bose barishwe kugira ngo Mose akurwe kuri iyi si. Mu bantu bagize kwango bafite amateka basa na Yesu, Mose ashushanya Yesu, kuko ubona ko hari ibintu byinshi bihuza Yesu na Mose. Imana itugiriye neza. Ibyo tuzabivugaho mu biganiro bikurikiraho. Yesu amaze
kuvukira muri iyi si kugira ngo ayicungure, yahuye na Herode wagerageje kwica abana b'abahungu bose kugira ngo akureho umukiza. Imana ishimwe yuko yaramurengeye, nk'uko Mose abana b'abahungu barabishe bashaka yuko na Mose yagenderamo, ariko Imana imubeshaho, na Yesu nawe barabishe ariko nawe yabayeho. Umurimo w'umuhamagaro wa Yesu wo gucungura isi wahuye n'urugamba rwo ku rwego rwo hejuru. Umuhamagaro wawe nawo uzahura no kurwanywa gukomeye. Ibiremwa twavuze mu gice dushoje haruguru byose bizahagurukira hamwe kugutera kugira ngo udasohoza umuhamagaro wawe. Nuhatiriza gukomeza gukorera Imana mu buzima bwawe bwose no mu murimo wawe, uzarwanwa, urambirwe, uregwe ibinyoma, utotezwe kandi usunikirwe hirya n'imbaraga zitagaragara. Nudasenga kandi ngo ube mu mwuka, ntabwo uzarambira muri iyi ntambara ikomeye itagaragara. Byanze bikunze, umwanditsi aratwerurira atubwira ngo niba uri mu muhamagaro, uri umukozi w'Imana, uri umukristo, abadayimoni, igice cya mbere niba utaracyumvishije ugishake kiriho, ariko kuvuga ngo izo ngabo zose twagiye tuvuga zigomba kukurwanya, kandi nubyitegereza turi mu ntambara duhatanye nazo. Rero imbaraga ziguhesha kurama no kubaho ni ugusenga, nibwo ubona imbaraga zo kubasha kubaho. Imana itugire neza. Abadayimoni barahari, ibiremwa bibi birahari. Igihe kirageze cyo kumenya neza icyo uhanganye nacyo kandi ukagishwanyaguza. Imana itugire neza cyane. Icyerekezo cyawe gishingiye ku gushwanyaguza umwanzi ukoresheje imbaraga. Nta zindi mbaraga, si misile, si indege z'Abanyamerika zikomeye za MiG, ntabwo ari misile z'Abakoreya, oya, ahubwo ni imbaraga z'Umwuka Wera ziturutse ku Mana Data twese. Ntabwo uzasohoza umuhamagaro w'Imana udafite imbaraga z'Imana. Ibyanditswe birasobanutse rwose. Ibintu byawe ufite byose ubihabwa binyuze mu mbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana niwo muyoboro utuma twakira ibintu byose dukeneye. Imana ishimwe. Ni ngombwa kugira imbaraga z'Imana kugira ngo dushwanyaguze umwanzi wacu. Mu yandi magambo, nta mbaraga ntacyo wakakira kivuye ku Mana. Umwanzi asobanukiwe neza ururimi rw'imbaraga. Imana itugire neza, kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Urwo ni urwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cya mbere n'umurongo wa 3. Imirimo 10 y'abadayimoni bakurwanya. Uwa mbere, kunaniza no kurwanya. Uwa mbere ni ukutunaniza no kuturwanya. Mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconshomera. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya 5 n'umurongo w'8. Umurezi wawe ararwanya igitekerezo cyawe cyo kuba umuntu w'ingirakamaro. Satani akoresha imbaraga zose zishoboka zo kukurwanya kugira ngo kuba umunyamumaro bitakare. Kurwanywa k'uburyo bwose wumva igihe ugerageje kumvira Imana. Guterwa n'abanzi bawe. Numvise kurwanywa guturuka impande zose uhereye igihe natangiriye umurimo w'Imana. Uyu ni umwanditsi Dak.
word meals mo kuvuga gutanga ubuhamya. Rimwe na rimwe izo ntambara zituruka mu isi hanze, ubundi izindi zigaturuka mu bagaragu b'Imana ubwo abo bakoranaga. Rimwe na rimwe zituruka mu bo dukorana, rimwe na rimwe zigaturuka mu muryango wanjye. Uko byaba bimeze kose ugomba kubona izo ntambara nk'abadayimoni. Kubyitegereza no kubireba ibyo bitagenze neza ntabwo ari ukubirebera mu ishusho ya babandi byaciyemo, ahubwo ni ukureba imbaraga zabikoze ko ari abadayimoni. Mwirinde ibisindisha, mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconshomera. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5:8. Umurezi wawe ni wa wundi urwanya, agahakanya, akayobya, akananiza, kandi agatuma utagera ku byo wagambiriye kugeraho. Hari n'igihe ugambirira gusura umuntu, ukagambirira kujya gusenga, ukagambirira gukiranuka, ukagambirira gukora byinshi, ariko ukabona hari imbaraga zakwitambitse byanze bikunze kugira ngo utabigeraho. Uwo ni umwanzi wawe. Iyo utekereje ku magambo yo guhakanywa, kurambirwa, ingorane, kudindizwa, tekereza abadayimoni. Hari igihe ukora ibintu ukabona hari abantu baguhakanya, ugatangira no kurambirwa no gucika intege, ingorane, ibibazo bitandukanye, kudindizwa, ukabona hari ibintu byawe bidindira, n'abadayimoni babirimo. Uyu utekereza imikorere ya Satani igihe cyose wumvise kudindizwa, kurambirwa no gucika intege mu muhamagaro wawe, akenshi nta zindi imbaraga zibikurikiye, ni abadayimoni. Kurambirwa uhura nako kenshi mu murimo guterwa n'abadayimoni. Nubwo ibintu byose byaba bigaragara ko bisa neza hejuru, imyuka mibi iba ihari. Imyuka mibi iba iraho kugira ngo ihakanye, inanize, kandi irwanye abagaragu b'Imana. Ingorane n'ibihinyuza byinshi umugaragu w'Imana ahura nabyo biterwa n'imyuka mibi. Uko uzarushaho kuba umunyamwuka niko uzarushaho kumva imikorere y'imyuka mibi, ukagenda ubisobanukirwa. Umurimo wa kabiri, kurenganywa. Niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya bera bisumba byose, azigira inama zo guhindura guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Mu buhanuzi bwa Danieli igice cya 7:25. Mu buryo bw'umugambi wo kurwanya, Satani azakurenganya. Uburyo bwo kumva ubabaye, urogowa, kandi urakara, byose ni ibimenyetso n'imirimo y'abadayimoni. Kumva hari ibintu bituma urakara, kumva hari ibintu bituma ubabaye, ibyo byose ni imirimo y'abadayimoni. Rimwe na rimwe uko kubabara no kurakara bituruka mu bibazo uba ufite imbere muri wowe. Akazi gato gashobora gutinda kakaguteza kumva utanezerewe. Abo aba ari abadayimoni batumwe kukurwanya no kukunaniza umurimo w'Imana, bigatuma wumva umeze utyo. Bani dufashe tugire neza. Umurimo wa gatatu w'abadayimoni turimo kuvugaho, abantu bitambika imbere yawe. Uyu ni umurimo wa gatatu mu mirimo 10 turimo kuvugeho muri kino gice. Yesu ahera ko yigisha abigishwa be ko bakwiriye kujya i Yerusalemu, akababazwa uburyo bwinshi n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi, akicwa, akazazurwa ku munsi wa gatatu. Petero aramwihererana, atangira kumuhana ati, biragatsindwa mwami, ibyo ntibizakubaho
na hato. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 16 umurongo wa 21 kugeza 22. Guhagarika umurimo w'Imana burundu ni kimwe mu bihe binezeza Satani. Yashoboye kugera kure mu mbaraga ze ashaka kunaniza umurimo w'Imana. Mu bihe byinshi yagiye abigeraho agahagarika umurimo w'Imana. Itondera ibintu bishobora guhagarika burundu umurimo w'Imana muri wowe. Imana itugire neza kandi dufashe. Urabona Satani yaciye muri Petero, wa wundi Yesu yavuze yuko urwo rutare azarwubakaho itorero rye, ariko ashaka kwitambika imbere ya Yesu kugira ngo mu buryo butagaragara Satani waciye muri Petero kandi nk'umuntu we amwitambika imbere kugira ngo ahagarike umurimo, ariko ntabwo Yesu byakunze ko ahagarara. Kane, gushuka abantu. Uwo mwanya umwuka amujyana mu butayu. Umurimo wa kane ni ugushuka abantu. Uwo mwanya umwuka amujyana mu butayu, amarayo iminsi 40 ageragezwa na Satani. Aba hamwe n'inyamaswa, abamarayika bakamukorera. Mariko igice cya mbere umurongo wa 12 kugeza 13. Gushuka no kugerageza abantu b'Imana barimo gukorera Uwiteka ni umurimo wa Satani. Abagaragu b'Imana benshi bahora bashukwa kenshi igihe barimo bakorera Imana. Abantu benshi bafatiwe mu kutababarira, irari, kutihangana n'ibindi bishuko byinshi. Aho ngaho ni mu mitego Satani afatiramo abantu. Imana idufashe. Ingingo ya 5 cyangwa se umurimo wa 5 mu bikorwa Satani akora: gutera abantu ubwoba. Mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconshomera. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5 n'umurongo wa 8. Ubwoba bw'uburyo bwose. Mbese igihe cyose wumva ufite ubwoba buturuka kuri Satani. Abagabo benshi n'abagore batwarwa burundu n'ubwoba bwabo. Ubwoba ni umwuka uhindura kandi uyobora. Uba ushaka kukuyobora ngo ukujyane mu nzira iri butume ukubita umutwe hasi ku buryo utongera kubyuka. Icyo nicyo bita ubwoba, kandi ni imirimo y'abadayimoni. Umurimo wa 6, abantu baroga, abarozi bo mu buryo bwose. Ariko ndatinya yuko nk'uko ya nzoka yoheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 11 n'umurongo wa 3. Cya kiyoka kinini kiracibwa, ari nacyo nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, ari cyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywana nacyo. Ibyahishuwe igice cya 12 n'umurongo w'9. Satani azwiho cyane kuroga imitima y'abakristo. Benshi bariye uburozi bwo kutizerana, gusharira, umujinya n'uburakari, kugambana, kutaganduka, ubwo ni uburozi bwa Satani, no kuvangirwa. Kurega ibinyoma ni bumwe mu burozi bworoshye gushyira mu mitima y'abakristo. Abantu benshi batakaza ubuziranenge kubera ko Satani aba yajugunye ubumara bwe mu mitima yabo. Iyo uhuye n'abantu bababajwe cyane n'ibintu nk'ibi, baba abashobora kuba bararozwe na Satani. Imana itugeneza cyane. Ibyo bintu twavuze ruguru, usanga n'abanyamujinya, n'abagambana,
abataganduka, kuvangirwa, gusanga ibyo bintu ni abantu baba barariye uburozi bwa Satani. Aha, 7, gushukwa. Mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Avuga ibinyoma, aravuga ibye ubwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Soma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 8 n'umurongo wa 44. Kubeshya no gushuka ni imirimo ya Satani. Igihe cyose uhuye n'umunyabinyoma, uba uhuye n'ikibazo gikomeye. Umunyabinyoma ubusanzwe ni umujura, kandi ufite icyo ashaka kugukuraho. Abantu batakubwira ukuri kose n'abantu bakuyobya bose baba batumwe na Satani kukunaniza no kukurimbura. Mu buzima bwawe bwose no mu murimo w'Imana uzahura n'abantu bameze batyo. Abo aba ari abakozi ba Satani batumwe kukurimbura. Buri muvugabutumwa bwiza wese agomba kuba maso, areba ikintu cyangwa umuntu ugerageza kumubeshya. Satani ahora ashaka kukuyobya, kukurangaza no gutuma wumva nabi. Ahora ashaka kugira icyo aguhisha, kandi atume ugendera mu mwijima, mu bujiji no mu kinyoma. Uyu ni umurimo uhoraho udahinduka w'imyuka mibi. Niyo mpamvu ugomba guhora usaba Imana ubwenge, gusobanukirwa, kumenya, inama, umucyo no guhishurirwa. Ibintu bitatu. Niyo mpamvu ugomba guhora usaba Imana ubwenge, gusobanukirwa, kumenya, inama, umucyo no guhishurirwa. Ni ibintu bitandatu. Daniyeli avugwa nk'umuntu wari warabatuwe akurwa mu mwijima no kubeshywa. Yavuzwe nk'umuntu ufite umucyo, gusobanukirwa n'ubwenge. Imana itugirire neza cyane. Kubera umucyo, gusobanukirwa n'ubwenge yari afite, byatumye atoranywa n'umwami yatumweho, kuko yari atarapfumuye ngo abe umupfumu. Ava mu mwijima yakira umucyo no guhishurirwa guturuka ku Mana. Abantu bafite imbaraga zirenze n'abanesheje umwijima mw'isi bakakira umucyo. Kuko mu gihugu cyawe harimo umugabo urimo umwuka w'Imana zera, ndetse ku ngoma ya so yabonekwagamo n'umucyo no kwitegereza n'ubwenge buhwanye n'ubwenge bw'Imana. Kandi so umwami Nebukadinezari yamugize umutware w'abakonikoni n'abapfumu n'abakarudaya n'abacunnyi, kuko muri uwo mugabo Daniyeli, uwo umwami yahimbye Beluteshazari, yabonetsemo umwuka mwiza no kwitegereza. Yashoboraga gusobanura inzozi no guhishura ibihishwe no guhangura ibyananiranye. Nuko nibahamagare Daniyeli aze ansobanurire impamvu yabyo. Daniyeli igice cya 5 umurongo wa 11 kugeza 12. Cya kiyoka kinini kiracibwa, ari cyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, ari cyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo
byahishuwe 12 umurongo w'9. Umurimo wa 8, kwiba. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura. Ariko yeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 10 n'umurongo w'10. Kwiba amafaranga no kujyana ibitari ibyawe ni imwe mu mirimo ikomeye y'abadayimoni n'imyuka mibi. Igihe cyose hagize uwamburwa, igitero cy'abadayimoni bananiza n'abasubiza inyuma gihita kiza kuri uwo muntu. Ukeneye kwirinda uburyo bwo kwiba ubwo ari bwo bwose buba mu buzima bwawe, kugira ngo ubashe gushwanyaguza imirimo y'umwanzi yose muri wowe no hafi yawe. Imana idufashe tugire neza. Ukeneye imbaraga zikubashisha kugira ngo ibi byose ubashe kubitsinda. Imana iguha imbaraga ikugirire neza. 9. Kugambanirwa no kutaganduka. Bakirya ibyo kurya bya nijoro, Satani yari yamaze koshya umutima wa Yuda Isikariyota mwene Simoni ngo amugambanire. Igihe cyose umubano w'abantu wangiritse, Satani aba yakoze cyane. Abadayimoni baba bageze ku cyo bashakaga iyo babashije gutandukanya inshuti nziza n'umuryango unezerewe. Gusenyuka kw'amatorero ni umurimo wa Satani. Yesu arimo kubaka itorero n'abadayimoni barimo kugerageza kurisenya. Imirimo y'Imana yasenywe na ruswa n'ubusambanyi, yasenywe n'imyuka mibi. Ushobora kuba warabonye abantu bagendera mu kurya za ruswa no gusambana, nyamara ukuri nuko hari ingabo z'abadayimoni zirimo gukora ibyo ngibyo. Umurimo wa 10, kwica. Umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura. Ariko yeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 10 n'umurongo w'10. Urupfu rwa Yesu Kristo rwashyizwe mu bikorwa na Satani. Kwiba k'uburyo bwose, kwica no kurimbura bikomoka kuri Satani. Satani ni umwicanyi kandi intego ye ni ukutwica. Twese aramutse abonye amahirwe yateza icyorezo, impanuka n'ibyago kugira ngo kuri buri umwe muri twebwe bibe byabasha kumugeraho. Mbese kuvuga ngo abonye uburenganzira yakohereza ibyago kuri buri muntu wese ubaho bikaba byamugeraho, bikaba byamwica. Ariko Imana ishimwe ko ijya idukingira. Ibyorezo byose, ibisubiza inyuma n'ibyago byose biba ni ibiterwa n'abadayimoni barwanya kandi bashaka kunaniza umurimo w'Imana. Kuko igihe cyose hari ibyago, igihe cyose hari ibibi, usanga nta murimo ubasha gukorwa, nta murimo w'Imana nawo nta gukorwa neza niyo wanakorwa. Nk'ubu turi muri guma mu karere, ntabwo kwa gutumira abashyitsi mu materaniro ntibyakunda, guterana abantu bisanzwe ntibyakunda, nta mavuna aherutse kubaho, ibintu byinshi dayimoni zibiri inyuma. Imana ibaho umugisha, Imana ibagiye neza. Rero wowe wabanye natwe, twababwiraga ku mirimo 10 y'abadayimoni bakorera mu isi. Ndabashimira ko mwabanye natwe, kandi izi ngingo ni inkuru zikuyemo ibintu byinshi tugiye tubivuga muri detaye, ni byinshi, ariko nk'uko Imana basobanurira abane namwe. Umunsi mwiza, turabashimiye. Bari kumwe na Ndayishimiye Alphonse. Iyi ni Impanda Nyuma TV. Niba utarakora subscribe,
kanda kuri ako kantu k'umutuku, kuri iryo jambo ry'umutuku, mu gifaransa ni s'abonner. Imana ibaha umugisha, ibagire neza. Kandaho kandi ukande hejuru ahanditse all, hari akagofero gasa nk'agafite amatwi, nukandaho uzajya ubona ikiganiro cyose uko tugishyizeho. Uwiteka abane namwe, umunsi mwiza. Shalom shalom.